ndibuka ko n'abantu b'abarokore basengeraga muri classe yacu ngo twatugeze mu wa 4 ngo bajyaga basengera classe ngo hagiremo abantu bakizwa bajyaga bavuga ngo mu bantu babara bambaraga no gushaka gukora utuntu tundi byari bindimo mfata nka groupe nakunda kwigarurira abantu kubera ukuntu nakunda gusoma ibitabo cyane ibyo bita maroma none urangiza nkabwira abantu inkuru kubabwira amafilime none abantu benshi ntibazi ibyo ari byo kumwe Imana yaje gusora ukuntu ari uburabuzi bwo kuguza inyenyeri bave muri Aziya barabukwiza ko banditse numva babigeza mu bihugu by'Uburayi barabyandika barabitagatifuza. This is TRUELINE program. Turakomeza gushimira abantu mwese komeza kudukurikira umunsi ku munsi tubona resulta zanyu abakora subscribe abatwandikira muri comment batubwira bati ibyo mukora ni byiza kandi mukomereza aho ngaho hari abatubwira bati turabasengera umunsi ku munsi kugira ngo mwaguke abo mwese turabashimira ikindi nanone dukomeza kubashishikariza n'abatarakora subscribe aho hasi mukore subscribe kandi ikindi mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu binyuze muri comment ntabwo ndi njyenyine rero iyi ni TRUELINE program nkuko musanzwe mubizi dufite umutumirwa ndi kumwe na Hope suhuza abantu kandi ndabasuhuje iyi ni TRUELINE program nkuko mumaze kubimenyera ku biganiro byiza tubagezaho kandi turabashimira cyane ku bwitange bwanyu ku rukundo mutwereka natwe tubijeje ko biba better. Umutumirwa wacu rero turabicisha amatsiko mbere ho gatoya reka dutangire ibyo byose tubabwira niki tugiye kuganira abafite amatsiko niki tugiye kuvugaho nkuko bisanzwe bizwi kuri TRUELINE dufata ibintu dusanzwe tuzi nko mu ijambo ry'Imana cyangwa se biba byarabaye ariko tukabiha umurongo nyawo tukabiha icyerekezo ku buryo wowe ushobora kuba wakandagiza ikirenge cyawe muri ubwo buhamya muri ubwo butumwa kandi ukabasha gukuramo ubuzima bufatika. Iyo rero niyo TRUELINE cyangwa se umurongo w'ukuri. Uyu mwanya rero ngaruke ku mutumirwa wacu dufite umumama yango murabibona twagira umugisha udasanzwe cyane agiye gutangira twibwira ibindi ndagaruka mbabwira tuguha ikaze kuri TRUELINE program. Murakoze cyane nitwa Mukasekuru Colombe ndi umubyeyi w'abana 8 urumva ndakuze bihagije ndishimye cyane kubana namwe hano kuri TRUELINE nanjye nagiye ndeba nkabona ibiganiro bifasha abantu cyane cyane urubyiruko mu buzima bwabo ndavuga ngo nanjye wabasura tukagira icyo tuganiraho nk'abahubamye gatoya tuganira murakoze. Ntabwo ari ibintu rero bisanzwe ko umuntu mukuru ufite experience mu buzima cyane cyane ko kuri TRUELINE twibanda cyane ku byo Imana ishaka kandi buri muntu wese yekakaza Imana hari ku giti cya ruyizi mu buryo bwe ariko buri wese nimera ko azi rurema. Niyo mpamvu rero twatumiye umuntu mukuru arasangiza ubuhamya bwe mu bintu bitandukanye ibyiza nuko abajene urubyiruko rutandukanye buze kwisanga muri ubwo buhamya bwe. Reka rero tutabatindiye tumwikaze mama ubundi mu by'ukuri byose ntabwo mwatubwiye mukora iki muri abakristo muri abamizirima tubwira muri make. Sinenda cyane ariko ndi umukristo wabyawe bwa kabiri wabatijwe mu mazi umwuka ibyitwa byose ngombwa cyane kuko cy'ingenzi nuko twemera Kristo sibyo twadusengera mu kuri no mu mwuka. Hanyuma rero ko musanzwe muri kariyeri ubundi ndi mwarimu par profession. Muri kariyeri uri mwarimu ibyo bintu ubihuza gute usobanurira abantu watubwiye ngo wabyawe ubwa kabiri kubyarwa ubwa kabiri ubundi biriya byashatse gusobanura iki? Igihe kimwe hari umugabo ari umukuru w'abatambyi asanga Yesu umugabo witwaga Nikodemo aragenda aramubwira ngo nubwo agiye bwihishwa kubera ko abafarisayo batari bemerewe gukurikira inyigisho za Kristo ariko aragenda ngo nijoro rwihishwa yihisha abandi bafarisayo aragenda aramubaza ngo nkora iki kugira ngo mbone ubwami bwo mu ijuru. Yesu aramubwira ngo ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana utabyawe bwa kabiri. Nikodemo aramubwira ati se birashoboka ko umuntu mukuru nkanjye w'umusaza yari umusaza nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka nkabaganje nkongera nkavuka? Ariko Yesu si cyo ashaka kumubwira ahubwo ashaka kumubwira ngo kubyarwa bwa kabiri ni uburyo bwo guhinduka
ukaba icyaremwe gishya, ikindi gishya mu buryo bw'umwuka, ariko ku buryo bw'umubiri bwo uba ukiri wa wundi. Ubwo rero ni uko natwe twagiye duhindurwa n'ijambo ry'Imana, tukabyarwa bwa kabiri. Tukabyarwa bwa kabiri, tukavuka bwa kabiri, ni ukuvuka bwa kabiri. Mbere utaravuka ushobora nko gusangiza experience byo byose, ni ukuvuka rero waravutse bwa mbere uvuka bwa kabiri, cyangwa dusangiza nka experience noneho ya mbere yo kuvuka bwa kabiri ku buzima bwawe mu buryo bufatika. Murakoze cyane. Uko bimeze iyo umuntu atarabyarwa ubwa kabiri, aba ari umuntu umeze nk'uwigenga, ibintu bye bimeze nk'ibidafite umurongo, mbese utwara ibintu kubyumva uko nguko. Ariko iyo umaze kuvuka bwa kabiri hari undi murongo ngenderwaho, ni ukuvuga ngo hari cyane cyane abantu babyaye bwa kabiri tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, umva. Ariko iyo umuntu ataravuka bwa kabiri, cyane cyane nk'urubyiruko, usanga agendera n'urugero, ugasanga ari ku murongo w'abasitari runaka bagezweho gutyo, natwe ubwo buzima twabubayemo, ugasanga ibintu bigezweho runaka nibyo uri kugenderamo cyane, noneho ugasanga nta yindi orientation ufite. Ariko iyo wabyawe bwa kabiri hari undi murongo wo mu ijambo ry'Imana usanga ugendamo, ugasanga hari ibintu utatinyaga, ariko noneho wamara kubyarwa bwa kabiri ugatangira kubitinya kubera ko bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ugasanga hari ibintu watinyukaga ariko nyuma ukaza kubitinya, cyangwa ugasanga hari ibintu watinyaga ariko nuko ukabitinyuka kubera kubyarwa bwa kabiri. Nk'ubu ngubu ntabwo natinya, umuntu wabyawe bwa kabiri ntatinya gutukwa n'abantu kubera ijambo ry'Imana, ntutinya gutwara Bibiliya ngo wumve usebye. Ariko kera upfa gusebye rwose ukavuga uti Bibiliya ni iz'abantu b'injiji batize, kumva harimo igisebo. Ubwo rero urahinduka pe. Na byose yabwiye abantu avuga ngo muhinduke ubi byaremwe bishya. Yego. Hari abantu bumva ko kubyarwa ubwa kabiri ari ukujya mu mazi menshi cyangwa se kubatizwa. Ese kubyarwa ubwa kabiri koko kujya mu mazi menshi nibyo bisobanura ko wabyarwa ubwa kabiri, cyangwa ushobora no kubyarwa ubwa kabiri ariko ntujye mu mazi? Ubaje ibibazo by'ubwenge cyane, ibibazo byiza. Ariko kujya mu mazi menshi no mu mapisine abantu bajyamo, sibyo? No mu Kivu abantu bajyamo n'amazi menshi cyane, sibyo? Njye ntanakizwa niga hariya igahini, bajyaga amazi yabuze mu kigo, twajya tujya kuvoma hasi kuri Muhazi, tukabanza tukoga, tugafata umwanya tukoga, twabaga turi mu mazi menshi. Ariko ntabwo byabaga bivuze ko ushobora kujya mu mazi menshi ukavamo ukiri wa wundi. Noneho rero kujya mu mazi menshi ni ngombwa ko Yesu yigeze kubwira Yohana umubatiza, amubwira ngo emera ubikore. Yohana yabatizaga mu mazi, akabwira ngo emera ubikore kugira ngo usoze gucyanuka kose, bikaba nk'ikimenyetso. Ndetse bakavuga bati ubupfanye na Kristo ukazukana nawe nk'ikimenyetso. Ariko kubyarwa ubwa kabiri ni umutima wawe uhinduka, no kuvuga ngo urumva ijambo ry'Imana ryaguhindura, waryemera. Kuko kuri TRUELINE ndashaka ko tuzaganira cyane ku kintu cyitwa guhitamo. Amahitamo y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Iyo uhisemo rero gukurikira inzira ya Kristo ukamwemera, ugahinduka, ijambo ry'Imana rikaguhindura umutima, ukemera kugenda nkaryo, ubu byawe bwa kabiri ntubukiri wa wundi nyine byandi by'ingeso wabita. Ariko none ukazabyerekana nk'ikimenyetso mu mazi, ukemera ukabikora kugira ngo usoze gucyanuka kose, ngo Kristo nawe yemeye akabikora. Yohana umubatiza akamubatiza, hanyuma rero ugakomeza. Ariko kuvuga ngo kuvuka bwa kabiri uvuka mu buryo bw'ubugingo, kuko amazi menshi n'abandi bajyamo. Uvuga ngo uhinduka mu bugingo. Hanyuma ngira ngo tujya tubona abantu benshi fata umwanzuro wo gukizwa birabagora kubera runaka ibikorwa baba bumva baba nka transformed, cyangwa se bavamo bakaba bakwinjira mu bindi bikorwa bishyashya. Wowe mu kuvuka kwawe bwa kabiri, noneho tujye imbere y'uko uvuka, hari ibikorwa runaka wari wiyiziho, nk'umuntu ashobora kureba akavuga ngo kuko ndatanga ubuhamya wari umeze gutya, wowe cyangwa se we wiyiziho ibi bikorwa, ni nk'ibihe bikorwa muri rusange, kugira ngo twumve neza ko n'abakurikiye TRUELINE program hari abantu bameze gutyo bumva ko bidashoboka ko bahinduka. Ese wowe ni nk'ibihe ubigaragaza, bitubwire nabo babyumve, bavuge bati ngiye byari bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya muri bwa buhamya. Ni muri ubwo buryo niyo wifuza ko watuganizaho gatoya. Murakoze cyane.
urabona ubu ndi umumama mukuru ufite imyaka 45 nubwo Kristo ajya agira gutya agatuma akagusiga amavuta yawe ntugaragaze ubukure cyane ko ari abantu tungana bishwe n'inzoga bishwe n'iki none ugasanga bashaje mbere igihe ikindi cyangwa se n'ibintu by'imijinya n'imishiha bituma umuntu afite ukuntu asaza ariko mu Mana kuko n'ibikuremereye ubyikoreza Uwiteka bituma uhora uhambutse ntitugaragaza ubusaza abantu byagemera imyaka yanjye ariko mfite imyaka 45 ko navutse muri 1975 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 18 umva mfite imyaka 45 ubwo rero mu by'ukuri mbere yo gukizwa navutse umuryango nanjye w'abana benshi abantu 8 tuvukira mu miryango yacu wakunda kubonamo abantu nk'ibingibi abantu bakunda kwita ngo n'abastari rwose tukunda kera habagaho ibintu abantu bakora mu mafamiye amasuare tukaba mu masuare tukakunda kurara tubyina indirimbo z'isi tugakunda kujya gute ariko none ugasanga dufite n'icyo kintu kimeze nka liberté cyane kwigenga nta kibazo umwana akora ibyo ashaka nta kibazo noneho rero muri cya kintu ugeze kubwira cy'amahitamo ushobora guhitamo inshuti mbi zikakugusha ukuntu amagurupe twabanaga dutangira kugenda iyo ubana na gurupe muri mu rubyiruko hari ingeso ugenda wiga zimwe wari ufite wowe bakazikugiraho nawe iz'abandi bafite nawe ukaziga none ubwo ngubwo tutangira kugenda tunywa inzoga yumva umwana w'umukobwa ariko ibintu by'amabyeri sinabinyweye na za mitsingi ariko ibigage se nizinde natangiye ku bintu bikomeye amarikeri nyaratangiye muri cyo gihe amarikeri kuko natangiye ibintu by'inzoga cyane natangiye kubimenyera iwacu rwabaga ibintu by'inzoga ariko sinakundaga kubinywa kwangera nkwaga ariko numvaga ntagira ariko noneho ntangiye kugera muri ya myaka yawe bita ngo ni adolescence mu Rwanda bita ngo imyaka iruhije ubwo niko jenoside yari kuvamo abana tumeze nk'abigenga nk'ubu muri iki gihe cya covid urabona abana ntibiga ariko ubu ngubwo ntibemere kugenda ku icyo gihe twebwe twaratemberanaga tukagira gute sibyo muri groupe twagendanaga ntangira kwiga kunywa inzoga none kongereyo ntari mbimenyere cyane zikananshobora cyane inzoga mbere nawe ni Martine urebye abandi baranayiseka ngo nta rukoro nyinshi bamo ariko njye aransindishaga cyane ndatera imbere gatoya buri kintu cyose kigira iterambere ryacyo kuva kuri Martine ntangira kuri whisky coca nkajyanwa nkasinda nkasekubusa mbese urandaga ntubu ukifite control sibyo noneho ntangira kunywa gutyo abana twabanaga muri groupe twabanaga banywa itabi dutangira kwiga kunywa itabi gutyo ndetse n'abana bo mu rugo bamwe baracyari nk'ubu dutangira kwiga kunywa itabi ndatangira niga kunywa itabi wumva ari ibintu byo kwigana ni ukuvuga ngo nakubwiye ngo umuntu atavuga bwa kabiri umurongo ntago aba ufite bije byose biramutwara ukuntu noneho tugakunywa itabi dusubiye mu ishuri ariko na mbere gato ya jenoside nagiraga ikintu kimeze nka revolte ni nk'ikintu cyo kwivumbura sinakundaga abantu banshyiraho ibintu by'itegeko cyane kandi rero wumve ngo nari ngiye kwiga mu kibikira maze kwiga mu kibikira ubwo n'imbere ho gato ya jenoside ntangiye kwiga mu kibikira noneho abikira nyine amategeko yabo n'amabwiriza gusa maze gukura nabikunze cyane ahubwo nanjye abana banyenza bashyira muri Hayimana ariko nyiri umwana muri iyo myaka numvaga ntabikunze kutubyutsa mu cyakare kubanza kujya mu mesa kwitegeka ibintu byose mbese ibintu byose tukumva turabyanze kandi nyiri umwana niga mu kabiri ndibuka ko nigeze kuorganiza greve mu kigo organiza greve kandi nimba ari ubwenge buvuye kuri satani simbizi ariko nakoraga ibintu abikira bashakishije umuntu organize greve baramubura urumva bamaze kumubura nabikoze mu buryo butangaje nakoresheje class yanjye nari cheftaine wa class mfata umukobwa twiganaga uyu munsi n'umama ndetse w'umurokore mwiza yari afite impano ikomeye cyane yo guhimba amapoeme ndamuganihimba akapoeme gato cyane ko guserereza ababikira ko batumaze ko batumaze
ukagira nka serwakira cyangwa nk'isuri itembanye ibintu ubishyiramo uko muri wa mujinya wanjye ucecetse mbivuga uko ahimbamo agapoeme keza cyane gatoya kagufi k'imikarago ibiri akavugo gatoya kavuga ngo baratumaze ashyiramo ibintu mbese ngo badukorera by'agahato noneho ndangije nkoresha abandi bana uko n'organizaga classe narafunze tugiye muri etide ndavuga uyu munsi nta etide ihari ndashaka ko dukora ikintu muri iki kigo guhindura ibintu bibamo hari abantu bo muri sixième muri 4e ariko nabigeze bitekereza ku ngenda bitekereza gutyo umve rero ngo nari mfite ubuntu nkuranya amarere utamenya nuko nagiriwe neza wese akamfata noneho rero none ndavuga nti nari nzi gupanga cyane ndavuga nti ubu ngubu abana bahora bacecetse b'inshuti z'abikira bazatuvamo kugira ngo bazatuvamo rero kandi icyo gihe wirukana mwaga ntiwabonaga irindi shuri fata abana bacecetse cyane kandi mbona b'inshuti z'abikira baba muri korari bategura misa ndababwira ntumva mwebwe wowe urajya kumanika aka gapoeme mbese ahantu twamanikaga ibintu hagaragara hose ntiwowe urakora gutya buri bose mbaharore bakoramo ku buryo ntibazatuvamo aribo bazagaragara mbere turangije ikigo cyose kirahindagana gihinda umushyitsi abikira bashakisha abantu batagira guhana abantu mu 6 kandi bavuga babikoze abacu bakora ko abona nzi ko batuvamo aribo nakoresheje nta watuvuyemo twarinze tuva aho ngaho nta muntu umenya ko ngiye organize greve ntabwo rero narinzanye yandi marere mu byukuri ari n'ibindi bintu ubwirije kuza nado nyuma ya jenoside cyane n'utundi tuntu twinshi ariko Imana ishimwe kwagiye tudukuramo byageze rero nyuma nza kujya kwiga igahini none ubwo jenoside yari ivuyemo sibyo dutangira kwiga tugeze igahini nyine cya kintu cyo kwivumbura no gushaka gukora utuntu tundi byari bindimo mfata nka groupe nakunda kwigarurira abantu kubera ukuntu nakunda gusoma ibitabo cyane ibyo bita maroma none urangiza nkabwira abantu inkuru kubabwira amafilime nasomaga cyane none buri gihe ugasanga abantu bankoze iki groupe baje kumva inkuru z'ibitabo nasoma nkababwira rero bigatuma abantu babishuti zanjye cyane none abantu nkabigarurira muri groupe nkabigisha gutoroka ikigo gusimbuka ikigo tukigira hanze tukajya kurya no kunywa ibyo ntabwo byasa nkaho n'ubundi bishobora kuba bitagaragaza ko umuntu ari nko muri situation nk'andi twahoze tuvuga yo kudakizwa bwa kabiri ahubwo wenda bigasa nko kuba byibuze ari aje nk'umuntu aba arimo aje icyo ngicyo iyi myaka nyine yo kutabasha kwigenzura bayita imyaka iruhije ariko none iyo wavutse bwa kabiri hari ikindi kiba kikugenzura cyitwa ijambo ry'Imana ubigenderaho kuko n'ubundi ngiye kubigeraho gatoya naje gukizwa muri iyo myaka kuko nakijwe mu myaka 20 sibyo noneho ijambo ry'Imana utangira kurigenderaho ugasanga hari ikindi none kikugenzura bya bintu by'amarevata ya myaka isa nkaho ikugenzura cyane ukora uko ubyumva uko imyaka ikubwiye ukagenda uko nguko none utagira gufata undi murongo ubwo rero mu by'ukuri nagize gutya nubwo ntangiye kugenda ntorokesha abana igihe kimwe rero ikigo kigahini ni ikigo cy'abaprotestanti abangirikani bakajya batuzamura rero mu rusengero none byandi bya revolte nkajya mwandi sinshaka kujya mu rusengero rwabo nkashaka kujya ngiye kwigabura gusa kuko baduhaga umugati usa nk'utubutse n'akadivayi gatubutse mwumva nibyo najyamo gusa noneho abandi bantu nabo batari muri iryo torero bashaka gukora abarokore abandi bashaka gukorera amateraniro mu kigo nkajya ngo kugira ngo mbabaze abayobozi muri byandi byaje nyine yo kwirevolta ndashaka nkajya njyaho ngaho mu kigo cyangwa se nkanatoroka kiri aho ngaho batubwiye ngo wajyaga wumva wakigeraho kwigaburo gusa ese iyo batangaga igaburo barihaga abantu bose barihaga abanyeshuri bose cyangwa barihaga twajyaga ko ntibari batuzi twajyagamo twese iteraniro ryose mwese bakabaha igaburo twese uko twinjiye mu iteraniro nari ntarabona bagira igihe cyo guheza ubwo rero sinzi impamvu wenda bari bazi ko abanyeshuri twese ubu turaba iryo torero simbizi ariko twese twajyagaho ariko icyo gihe nari nkiri mu itorero ry'iwacu nyine
bijya bibaho inshuro nyinshi ko umuntu afata umwanzuro wo kugira ngo abe yavuka nk'uko kwa kabiri nk'uko wabivugaga ariko akagira ikibazo cy'amaso y'abantu wowe duhe nka experience byagenze gute uwo munsi noneho ufata umwanzuro ukavuga uti angiye mvutse bwa kabiri kubera ko watubwiye ko wavutse bwa kabiri uri mu myaka 20 hanze turababona hari abana urubyiruko usanga ruhijwe n'ubuzima muri iyo myaka ariko ndetse bakaba banumva n'iryo jambo atari ubwa mbere baryumvishe kuvuka bwa kabiri ariko gufata umwanzuro akaba ndafata umwanzuro abantu barandeba biragenda biti wowe kuri we nka experience yakubayeho icyo gihe ni nk'iyi ntutekereza ko ari ibintu byoroshye kuko umuntu w'urubyiruko aba ashaka kugaragara no kuba nk'umusitari muri gurupe y'abantu arimo ndibuka ko n'abantu b'abarokore basengeraga muri classe yacu ngo tugeze mu wa 4 ngo bajyaga basengera classe ngo hagiremo abantu bakizwa bajyaga bavuga ngo mu bantu babara ntibambaraga ko babonaga imyitwarire batambara ariko Imana itoranya kurenza ko abantu batoranya ariko kandi hakabaho n'amahitamo y'umuntu ariyo kumvira sibyo Imana yamagara ariko habaho no kumvira ariko Imana ifite inzira nyinshi cyane hari Imana yacishije mwaseka mugapfa ni ibintu bitangaje ntabwo yacishije muri ibyo by'amateraniro cyangwa iki ahubwo abana b'Abakristo baduye ikintu hari akazu kameze nk'ututuzu tw'ibyatsi gahini ako kazu k'ibyatsi ariko hasi k'amatafari bajya bavuga ko ari ku kazu abantu buzuyemo umwuka wera bwa mbere nimba ari mu Rwanda nimba ari muri gahini simbizi neza kuvuga ngo niho umwuka wera amanukiye bwa mbere noneho ako kazu abana b'Abakristo mu gitondo saa 11 biha intego bakajya babyuka mu cyo bitaga nibature bakajya babyuka bakakubita akagoma abantu bakaza noneho ngewe sinari mfite amvi yo kujya guterana nabo ariko ngira intego imwe kuko nakundaga kugira ibitotsi cyane ndavuga ariko bariya baruko nibazajya bakubita akagoma nzajya mbabyukaho kugira ngo ibitotsi binshiremo mbakurikira ibitotsi binshiremo nkubiswe n'akayaga mbona uko niyigira kuko nabonaga byananiye kwiga neza mu gitondo umve guhamagara kw'Imana noneho nkagenda mbakurikiye nageramo bakigisha nk'ijambo bakigisha ku kintu runaka nkavuga nti rwose ibi ngibi nagiye nihana progressivement buhoro buhoro bikurikiranye uyu munsi nkavuga ati ibintu koko bigisha mu ijambo ry'Imana nkafata umwanzuro nkabivaho ejo nkasubirayo buryo ngenda mbikunda muri iyo nibature niho nihaniye noneho ndanafata umwanzuro abantu bakajya banseka aba groupe twabanaga bakavuga ati Colombe turakuzi nta kwezi tuguhaye uri muri ibi bintu byo kwirirwa gutwara Bibiliya byo kwirirwa uciye bugufi ariko Imana ishimwe ko imyaka ibaye 20 hafi n'itanu nk'ibirimo nkomeye yo mu ijambo ry'icyubahiro ikintu nababwiraga ni ikintu cyitwa gufata umwanzuro muri Zaburi ya 20 ya 30 hari na rimwe ngiye kubabwira ku kintu cyitwa umwanzuro gatoya Zaburi ya 31 ku murongo wa 15 hari umugabo nkunda cyane ni Dawidi ni Zaburi ya Dawidi sibyo muzabonamo mu mazaburi ya bene Asafu n'izindi zaburi nyinshi za Dawidi ni ya Dawidi rero akiri umwana w'umusore yarazi kwifatira umwanzuro agira amahitamo aravuga ngo ariko ku bwanjye ku giti cyanjye mbese ibya rusange simbyitayeho cyane nacyo nabwira urubyiruko ngo nibanzure ku giti cyawe sibyo ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka naravuze nti uri Imana yanjye ibihe byanjye biri mu maboko yawe amen ubu rero Dawidi afata umwanzuro ati ku bwanjye nuko navuga ati ngiye nanjye nayo nafashe umwanzuro ku bwanjye ndavuga nti rero by'abandi simbireba ko natangiye kumva iby'ubugingo ntangiye kumenya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi sinka kwikomeza kugenda mu kigare kuko hari ikintu nzasobanura imbere y'Imana kandi burya hope nawe sesari mbabwire ikintu burya tuzasobanura imbere y'Imana gikuru nta kindi ntabwo ari ibintu byinshi ni amahitamo yacu kuko mu bintu Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo kiza imbere yawe inzira ebyiri urahitamo guca cyangwa guca sibyo amahitamo yacu rero niyo tuzabazwa wahisemo gute wumvishe ijambo ry'Imana wahisemo kurikurikira cyangwa wahisemo kurininira Yesu Imana yabwiye abantu bavuze ngo nabahamagaye muraninira ariko wahisemo watangira kumva ibintu ijambo ry'Imana gukomanga ku mutima ugahitamo kurikurikira imbaraga z'Imana zo zari kugira ngo zigufashe Imana mu ijambo ry'icyubahiro
TRUELINE program ngira ngo mwumvishe step by step y'ubuhamya bwe, ngira ngo ibyo ari byose buri muntu uwo ari we wese yisangamo, ariko abantu benshi usanga kuvuga ubuhamya bwabo harimo ibintu bikomeye biba biri mu buhamya, kumva nk'umuntu avuze ngo njye nararogaga, nararaguzaga, narasambanye, ugasanga abantu benshi aravuga ibintu ariko ibyo bintu bikomeye ntabwo nyine kubivuga ni ikibazo. Icyo gihe ubundi ntabwo ari ikibazo, kuko kuvuga ko Kristo yagukuye ntabwo biba biteye isoni, ntabwo ari ikibazo. ibyo ngibyo nta cyakuranze nk'ibyo by'abapfumu simbizi na gato, ariko burya abantu bavuga ngo ntabwo bazi ibintu by'abapfumu, tubwira naje kubimenya nyuma. Njye kubera gusoma ibitabo cyane nakundaga n'ibintu bita horoscope. Horoscope ni ibintu byitwa ni ukuraguza inyenyeri. Burya abantu babisobanukirwa neza ko ni ukuraguza inyenyeri, ni uburaguzi bwo muri Aziya. Mu Rwanda tuzi kuraguza inzuzi, tuzi kuraguza ibindi byose, baraguza urugimbu, ariko ari uburaguzi byabwariye ko mu kwezi kwa gatanu mu tariki 18 ubwo nitwaga ibyo bita toro, ni babyita intama y'ikimasa, sibyo? Intama y'ikimasa bakaba bakubwira ngo muri uku kwezi bizakugendera gutya, mu rukundo bizamera gutya, bizapfa cyangwa bizakunda, mu mafaranga, mu buryo ekonomi bizakunda cyangwa bizanga, ukumva rero byumva ntacyo bitwaye cyane, narakijijwe rwose, ariko naje gusobanukirwa nuko ijambo ry'Imana ritubuza ngo ntimukaraguze inyenyeri. None ibyo bavuga bakavuga ngo Saturne ngo iragushyigikiye. Saturne murabizi iyi mibumbe ikaragiye izuba, bakavuga ngo Mars ngo iragushyigikiye, ngo mu rukundo ngo tera intambwe ukomeze, ngo mbese bavuga ngo inyenyeri iragushyigikiye. Njyewe ubundi nize ubumenyi bw'isi kuri university, nubwo nize kwigisha, ariko nize history na geography. Ubwo ntabwo nabyita ubumenyi bw'isi n'isanzure byose birimo, sibyo? Muri astronomy, iyo wize astronomy umenya ububasha bw'Imana mu kurema bya n'ibyaremwe bigute, ariko kumva ngo uragushyigikiye, ngo uragukurikiye, ngo muri aya mezi ngo uzagushyigikira mu buryo bwa ekonomi, uzabona ibi. None abantu benshi ntibazi ibyo ari byo, kumva Imana yaje gusobanura ukuntu ari uburaguzi bwo kuraguza inyenyeri bwavuye muri Aziya, barabukwiza ko banditse, numva babigeza mu bihugu by'Uburayi, barabyandika, barabitagatifuza. Ariko niba bitagatifuje umubwira ute ko umubumbe ni ikintu nk'uko ubona isi kizwe n'ubutaka, amabuye n'ibindi, hejuru kabitwikirijwe n'igitwikirizo cy'imyuka, sibyo? Kiriya cya atmosphere cyangwa se atmosferi, ni imyuka iyo kintu kiwumbye ngo Imana yashyizeho kikaraga gikurikije uko Imana yabihaye inzira yabyo, ukambwira ngo biraza kugukurikira. Nubwo ntakubwira ngo nararamuje mu buryo bwa Kinyarwanda, ariko ibyo nabigendera ko cyane, kandi ugasanga kuri horoscope, kuko twari dufite uburyo bwo kubona izi nude, ibyo bita nude ni aya majurnali. Rero habagamo horoscope ya buri cyumweru rero buri kwezi ugakurikira ukavuga uti noneho birangendekera gute, ugasanga urahangayitse ngo birakugendekera gute. Urahangayitse ngo inyenyeri iragufasha iki? Aho ngaho utubwiye ko wize geography. Abageographe benshi, abageographe n'abafizisiye, nanjye nize PCM, nize physique, ubundi tuzi ko abantu bize science zikomeye, ayo ma physique, ayo ma astronomy, ayo ma geography, ibintu nk'ibyo. Abenshi ntago bemera Imana, kuko yumva ko umuntu ajyaho akagushushanyiriza ukuntu umuntu yabayeho, yavuye mu nguge arazamuka, irahagarara, birangira abaye umuntu. Wowe waje guhuza gute kwemera Imana kwawe no kwiga ayo masomo y'abantu batemera Imana? Ko nta undi umuscientifique wemewe wuzuye ntago bazi Imana, kuko ibintu biga n'Imana ntago bihuye. Wowe waje kubihuza gute? Urakoze cyane, ariko ni ibintu ahubwo byamfashaga mu bukristo bwanjye. Nk'iyo twabaga tugeze nko mu isomo rya astronomy, umve ngo buri somo twaryaga mu gika cyaryo, wagira ngo Imana yahitumye mpitamo ibi ngibi, kuko ngeze kuri university nasanze ate nabyo bampitiyemo. Nasanze kuko nari narize lettre hasi by'indimi, nasanze banashyize mu Kinyarwanda hari n'Igifaransa, ariko kuko natsindirwaga Ikinyarwanda cyane, ibintu by'amasoko byari byarananiye, n'ibindi grammar y'Ikinyarwanda yananiraga cyane. Noneho ndwanya ishyaka ry'amahitamo yanjye, ndavuga ngo ntabwo nzabyiga. Nicyo mbwira abantu ngo bajye barwanya ishyaka ry'amahitamo yabo.
ndwana ishyaka nakundaga geography cyane njya muri geography. Urumva rero kubihuza ni gute? Ahubwo ndakubwira ko iyo wize neza biriya bintu niho umenya gukomera kw'Imana. Nko muri physics, abantu bize za physics iyo barebye amategeko, ibintu byose byo mu kirere bifite amategeko bigenderaho, kandi ayo mategeko ukumva ni ibintu biri ku murongo bipanze neza, ahubwo akagombye guhita ubona ko ibyo bintu bitishyizeho. Noneho umve ko nize history na geography, no muri history rero niho ahubwo bya bintu byiga cyane byo kuva umuntu mu nguge akagenda amera gutya yunamuka akazagarara gutya, ngo muri teori bita evolution, sibyo? Muri evolution, ariko muri teori evolution imyaka ishize iyindi ntabwo turabona izindi nguge cyangwa ibindi birimo bimeze kuriya byevuriwe biza bikagera kuri etape muri iyi myaka irenze 1000 binga abantu bagera, nta kantu k'evolution na gato twiye tubona mu nguge. Noneho muri teori ya evolution ukuntu babivuga, wumve ko nayize cyane n'izindi teori za Darwin n'ibindi, bakavuga ngo umuntu uretse n'umuntu, iyo bakubwira origine y'ubuzima ahantu byaturutse, bakubwira ngo habayeho atome zaturutse he, wajya kumubaza noneho origine yitangira zizo atome za mbere, ugasanga akubwira, ugasanga ntazi, ugasanga afite limite imbere yaho ntazi cyaturitse kabaho. Muri make kuvuga ngo umuntu akazenguruka nubwo yavuga ngo Imana iki, ariko akazenguruka akayigarukaho, kandi bavuga ngo none bakavuga ngo ni hazari, none bakavuga ngo habayeho ngo guhindagana ngo atome runaka ngo ihura ngo n'indi atome birakura, none bakavuga ngo byahuye gute, ngo byahujwe na hazari. Iyo hazari yavuye, iyo tome yavuye, bakubwira ngo hariho inyanja nkuru havamo akantu kameze nka amibe, sibyo? Cyajya kubwira ubuzima, kabwiye inyanja ishyizweho n'iki, ariko bajya kubihuza n'ijambo ry'Imana. Nuko ngo ubundi barashakashaka bakajya kugera ku ijambo ry'Imana, ariko kubera guhakana Imana ntibabigereho neza. Na Bibiliya turebye iravuga ngo isi itaragira ishusho itwikiriwe n'amazi, umwuka w'Imana agendaga hejuru y'amazi. Urumva babashakashatsi bimenya ko hari amazi ya mbere na mbere, ariko kumenya ngo amazi yashyizweho n'iki, nk'uko Imana agenda hejuru y'amazi, hanyuma byaje kugenda gute, aho ngaho barahahishwe, sibyo? Ariko muri teori ya evolution iby'umuntu byo ntabwo ari iby'ukuri, ariko ibindi by'ubushakashatsi usanga hari ahantu bigenda bihurira kuvuga ngo ibi n'ubu ngubu hari ibintu byo kubona ukabona kubera kugenda byangirika, ukabona ibiti byariho kera sibyo biriho ubu, sibyo? Ibintu byariho, ariko mu by'ukuri iyo wize cyane ahubwo niho usobanukirwa no gukora kw'Imana, ukamenya amategeko agenga imibumbe iri mu ijuru, ibyo bita za galaxy. Amagalaxies ni ukuvuga ngo ni groupe nini cyane irimo inyenyeri nyinshi, kabamo imibumbe ibi ngibi bitangwa ni ama astre cyangwa se nk'ibi by'isi bitaka, inyenyeri ni imibumbe yaka, sibyo? N'imibumbe itaka, byose bikaba bifite itegeko. Kandi noneho za galaxies nyinshi twebwe nk'iyo turimo yitwa ngo Milky Way galaxies, none iyi Milky Way galaxy ikaba ituranye n'iya Andromeda, bikagenda ntibizahure ntibizagongana, buri cyose kiba gifite ibwiriza runaka. Rero iyi mibumbe igaragiye izuba ko ari 9, umubwira ute kwigenda ikazenguruka, buri yose ikazenguruka kandi ntibizakubitana. Niko gukomera kw'Imana, ngira ngo mwabyumvishe muri process yo kuba yahinduka, nkuko batubwiye ati hari uko narindi imbere, hari uko narindi no mu bantu bibaho rero mu ngeri zose. Ngira ngo ibyo byose experience mwayumvise, ngira ngo dusoza hope sinzi imbere yuko ngira ikibazo nimbaza, sinzi nawe niba hari ikibazo wamubaza. Mbere yuko dusoza hari akantu gato nshaka ko abwira ku bantu baduteze amatwi cyangwa se bazareba iki kiganiro. Hari ukuntu abantu tuba dufite amateka, cyangwa se ukaba nko muri sosiyete runaka, ariko nkaba numva muri nge wenda ndashaka gushaka Imana, ndashaka gukizwa, ariko nkibuka ko mu muryango wacu nta wakijijwe, mu nshuti zanjye nta ukijijwe, muki ese wabwira mbese wamuha nk'izihe mbaraga zo kuba yabasha kurwana n'ibyo, akavuga nubwo ari we wenyine waba ugiye gukizwa mu muryango wabo, ariko wamuha izihe mbaraga zimufasha kuba yabasha kubihagararamo, akavuga ati nuriya yarabikoze nanjye nshobora kubikora nkabigeraho.
urakoze cyane nanjye nakijijwe ndi njyenyine mu muryango w'iwacu natangiye ndi njyenyine ariko nyine n'ijambo ry'Imana rivuga ko n'ubundi umuntu wese ukurikiye iyo nzira hari ibintu ahura nabyo byo kumunaniza. Umukristo sinzi impamvu wasomye agatabo k'umugenzi, umukristo atangira urugendo yahuye n'ibimuca intege, yahuye n'ibimunaniza, ariko ni hahandi kubera ko uba ufite intego n'ibyandira kubwe by'amahitamo, uba ufite intego ukavuga uti ndashaka gutabara ubugingo bwanjye. Njyewe nakijwe ubundi meze nk'umuntu uhunga nkavuga ngo ntazarimbuka, kuko nyuma y'ibi hari ibindi bihe niko nakijijwe. Noneho ndavuga nti noneho kubera ko mba mfite intego mvuga nti abandi ibyabo birabareba nimba bumva bo ntacyo bitwaye, ariko njyewe ndashaka gutabara ubugingo bwanjye ngo Imana izanyiyakirire, ndashaka kubana n'Imana uningira n'ibibazo njye mbona ubinyakira. Ntabwo wakwishinga abandi icyo twaze tuvuga cy'amahitamo. Dawidi avuga ati ko njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye ni kimwe n'uko Yosuwa avanye Abisirayeli mu Egiputa bajya kujya i Kanani, byageze hagati abonye ukuntu biyobageza avuga ati ko noneho uyu munsi muhitemo uwo mukwiye gukorera, ariko njyewe n'inzu yanjye, njyewe ku bwanjye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana yacu. Amen. Uvuga ngo amahitamo y'umuntu ntabwo akagombye kureba ku by'abandi, wowe ubwawe fata ibihe byawe bishyire mu maboko y'Uwiteka Imana. Hari umuntu dukorana nigeze kumbwira atari kubundi insengero ko zifunze urambwira ibyo gukizwa gute, ndamubwira numva nkubwire urusengero rukuru ni umutima wawe. Imana yavuze ngo nzagendera muri bo, nzakorera muri bo, ni muri twebwe imbere. Insengero ziriya zubatswe n'amatafari naho duhurira, ariko mu rusengero kuri Imana ishaka umuntu ni ukwinjira mu mutima we, yemerere, yiha umwanya, sibyo? Yiha umwanya, nimba wumva byanakunaniye jya ubwira Imana uti byarananiye. Mbese Imana ni umubyeyi uko ayibwira yabyumva. Nanjye reka ngire akabazo gatoya, badutandukanyiriza mu buryo buri religieux, mu buryo buri economique, gukizwa k'umuntu, ibyo bintu mu buryo buri economique no mu buryo buri religieux dusa nk'ubidutandukanyiriza. Ariko ubundi birajyana birajyana byombi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye, sibyo? Hari abantu bazi ngo gukizwa ni ukwirirwa ahantu runaka. Nanjye nagijwe mfite Imana yo kujya amasengesho pe, ariko udakora ntakarye. Pawulo nawe nubwo umuhamagaro we wari uhindutse avuye ku birenge bya Gamaliyeli mu bafarisayo agiye mu kuvuga ubutumwa bwo guhora agenda, ariko yashatse umwuga uzajya umutunga kuko ntiyaragitunzwe n'ibyo mu bafarisayo, akajya aboha amahema. Economically rero no kugira ngo ukore umurimo w'Imana neza, kugira ngo ukore umurimo w'Imana neza ukijijwe nuko ugomba gukora ukagira, kuko iyo ubu ngubu ntagira uburyo bwo kubona essence ngo mbone uburyo ngera ahangaha, sinari kubona uburyo nkora umurimo w'Imana, ariko nagerageje gukora nkavuga ngo udufaranga twanjye nkora umurimo. Paulo nawe yabohaga amahema kugira ngo atavuna bene se. Ariyo abantu rero bazi ngo nzatungwa na bene data nzagira gutoya. Economically umukristo arakora kugira ngo ataba depanda, kuko iyo baye depanda ubutumwa urabwica, abantu barakwinuba, ubutumwa bugapfa. None mu buryo bwa religieux rero umukristo akwiye kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'Imana tubihe Imana, n'ibya Kaisari tube Kaisari, sibyo? Ese kwabwiye abantu bereka igiceri aravuga ngo kuri iyi foto ari honde ati ni ya Kaisari. Iby'Imana rero umukristo agomba kugira igihe cy'Imana akagiha Imana, ariko n'ibya Kaisari muri isi turimo tugomba gukora, sibyo bene data? Tugomba gukora tukagerageza, Imana ibahe umugisha. This is TRUELINE program. Turabashimira mwebwe mwakomeje kumva no kureba kino kiganiro, watuganirije ibintu byinshi kandi mu by'ukuri bifite ireme, ku buryo dutekereza tudashidikanya ko abantu bakurikira TRUELINE program byanga byakunda bagomba kubyumva kandi bikaba byabubaka. Hope turi gusoza rero, turi gusoza kandi turabashimiye cyane ku subscribe mugenda mukora, ku bakurikira ibiganiro byacu, ku bitekerezo n'inyunganizi mugenda muduha zadufasha gutera imbere, kandi tunashimira umutumirwa wacu. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza wadugejejeho, ndakeka hari benshi buzahindura, abenshi buzabahindura. Nibyo koko twongera no gushimira iyi hoteli Auberge, ngira ngo abantu barayibona yuko twicaye, abantu benshi bazi ko ibyo byose twicaye nko muri mize, twicaye
kuri hoteli Auberge iherereye ku muhanda umanuka ujya Kibagabaga. Kimironko ni hagati ya Kibagabaga na Kimironko, ariko ni ahantu heza cyane, namwe murabibona ni heza. Turabashikariza rero kubagana, imiryango irafunguye, ibintu byose, amaserivisi nziza, muzabagane rero ni naho ngaho. Ibyo byose turabashimira, mwe mwakomeje kudukurikira, reka tubasezere.